Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah. Ishimwe, ikuzo, ibisingizo byiza ni ibya Allah subhanahu wa ta'ala. Amahoro n'imbabazi bye bibe ku ntumwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, we n'abiwe n'abamukurikiye kuzageza mu buzima bwabo bwa nyuma. Bavandimwe ba Islam, nk'ibisanzwe iyo Allah subhanahu wa ta'ala yadushoboje hakaba hari ubashaka gusobanuza ku bumenyi buke dufite, turamusobanurira. Turasaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yajya aduhereza gusubiza ibikwiye kandi tukabisubiza mu mwanya wabyo, ibyo tudashoboye tukabirekera abamenyi baba babishoboye. Hari mushiki wacu wifuje ko twamufasha tukamusobanurira kuri hadithi yumvishe ivuga yuko abamarayika batajya binjira mu nzu irimo imbwa cyangwa se amashusho. Ubwo akibaza kuri iyi hadithi niba aya mashusho ya televiziyo nayo yashobora kuba yinjira muri iyi hadithi. Amashusho ya televiziyo n'andi mashusho yagaragara yari mu nzu. Aravuga ati cyane cyane ko umuntu aba akeneye gusari, rimwe na rimwe umuntu aba akeneye ko abamarayika binjira mu rugo kenshi. Ibi nabyo ni byiza, tumuhereza inkuru nziza yuko Allah, ko ntabwo ari abantu bose bibaza bino bibazo, kuko hari abantu batemera abamarayika. Ubwo rero umuntu utemera abamarayika ntabwo yajya kwibaza kino kibazo cyane, ntabwo cyamugora. Ariko iyi kwanza ni intambwe yo kwerekana ko umuntu kwanza ari umwemeramana. Byumvikane neza, buri kibazo gishobora kuza mu kugisubiza noneho ukagenda ukuramo n'ibindi. Tuzi ko mu nkingi zigize ukwemera harimo n'inkingi yo kwemera abamarayika. Ntabwo ikintu Allah subhanahu wa ta'ala yakigira inkingi mu nkingi z'ukwemera kitari ikintu gihambaye. Abamarayika rero barimo amoko atandukanye, bafite imirimo itandukanye, tubana nabo. Hari abashinzwe kwandika ibyiza by'umuntu, ibibi by'umuntu. Hari abashinzwe kurinda umuntu kabisa, kumurinda ibikoko n'ibibazo n'amaksida, bakaba bahagarika iyo Allah yategetse ati kino kiraba. Nta burinzi bukenewe hano, ariko nabo barahari baturinde ibintu bitandukanye. Hari abamarayika batandukanye tuba turi kumwe nabo. Rero hakaba n'abamarayika b'impuhwe, hakaba n'abamarayika baba bagenda bari kunyura mu ngo, bari gushaka abantu bari gukora azkari, bari gusoma Qur'ani kugira ngo babatera imbaraga, babasomera amaduwa. Abamarayika bose baba bahari. Kuba rero umuntu yakwibaza kino kibazo ku bantu wenda batwawe na filozofi cyangwa se n'ubumenyi no gushaka kuzana ibintu by'ubwenge cyane mu nyandiko za Qur'ani na hadithi, usanga rimwe na rimwe nk'ibibazo nk'ibingibi bitabatwarira umwanya. Ariko nk'umuntu twavuga ngo ugerageza kugira iyo imani yo kwemera abamarayika, ko ni imani buriya nayo ifite inyungu zikomeye cyane mu gutunganya gahunda z'umuntu za buri munsi. Ko uyu muntu burya wemera abamarayika, akaba azi ngo abamarayika ari kumwe nabo, akaba azi ngo hari ibindi biremwa by'abamarayika bimukikije, rimwe na rimwe azatinya gukora ibyaha, rimwe na rimwe aziringira Allah subhanahu wa ta'ala, ko kumwiringira gukomeye kubera ko azi ko hari n'ibindi biremwa biri mu mirimo ya Allah subhanahu wa ta'ala, cyane cyane kuri we n'ibindi. Hari faida nyinshi abamenyi bagiye berekana kuri ziriya imani. Ubwo yaribaza ati mbaye ndi nko mu rugo ndusome iyo Qur'ani nkeneye ko abamarayika b'impuhwe baza, cyangwa se n'abandi bamarayika, wenda mu kindi cyumba hakaba hacanyemo televiziyo cyangwa se muri salo cyangwa se ahandi, ibyo ngibyo byo bimeze gute? Ese nibyo ko abamarayika ntabwo binjira cyangwa barinjira, bimeze bite?
ala kulli hali navako ikibazo wenda kiri mu mwanya wacyo kandi kino kibazo gikunda kugaruka cyane abantu bakibaza. Iyi hadithi ni hadithi nyinshi, hadithi zivuga ibintu by'amashusho cyangwa se amafoto muri rusange ni nyinshi pe, ni nyinshi ziri kwa Bukhari na Muslim. Harimo hadithi tumaze kuvuga yaturutse kwa Abu Talha al-Ansari Zaid ibn Sahal, ilikuwa Imam Bukhari hadithi alimwe Imam Muhammad sallallahu alayhi wasallam yavuze iti la tadkhulu al-malaikatu baytan fihi kalbun wala tasawir, ngo ntabwo abamarayika binjira mu ngo ziba zirimo imbaga hamwe n'amashusho. Hari n'indi hadisi ya Abdullah ibn Mas'ud iri kwa Bukhari na Muslim ivuga ngo inna ashadda an-nasi adhaba yawm al-qiyamah al-musawwiruna, ngo abantu bazaba bafite ibihano bikomeye cyane bihambaye ku munsi w'imperuka harimo abantu bafata amashusho cyangwa se bakora amashusho cyangwa se abafotora. Akaza n'izindi hadithi, harimo hadithi kwa Bukhari na Muslim tena hadithi ya Abdullah ibn Abbas alimwe Imam Muhammad sallallahu alayhi wasallam yavuze iti man sawwara surata fi dunya kullifa ayanfukha fiha ar-ruh, kullifa ayanfukha fiha ar-ruh wa laysa binafikh, ngo umuntu ufotora cyangwa se umuntu ukora ishusho cyangwa se umuntu ucora ishusho hano ku isi, ngo azategekwa ku munsi w'imperuka iyo shusho ayihuhemo umwuka, ariko ngo ntabwo azabishobora. N'andi mahadisi yerekana abantu bazaba bari mu muriro, n'andi mahadisi yerekana abantu bafite imivumo kandi abantu bafotora kubera ko bashaka kwigana ibiremwa bya Allah subhanahu wa ta'ala. Rero bazahana ubu ni mu buryo bw'amahadisi yagiye agaruka kuri bino bintu, ariko umuntu ashobora kwibaza kubera iki bino bintu byafashe iyi ntera imeze gutya. Impamvu amashusho yabaye ikibazo nuko buriya Allah subhanahu wa ta'ala atangira kubangikanwa n'ibiremwa bye byaturutse ku mashusho, kandi ya n'isaha abantu twemeranya yuko abantu shiriki za mbere bakora kubangikanya Imana mu buryo bwa mbere bakora babikora bifashishije amashusho. Abantu bakaza bagafata ishusho ngo uyu ni Yesu, abandi bakaza bagafata ishusho ngo uyu ni runaka, abandi bakaza bagafata ishusho ngo uyu ni runaka. Niyo mpamvu nari amashusho abantu bakora abamenyi bavuga yuko n'amashusho ari haram, amashusho mabi cyane abantu bagomba kwirinda, ngo bakinye ngo filime ngo y'intumwa y'Imana, ngo bakinye ngo filime ngo y'abasahaba. Ibi ngibi ni ibintu bikomeye cyane bifite ingaruka mbi cyane ku myemerere y'abantu, abantu bagomba kwirinda. Aho mwana abantu bashobora kumubesha ngo uriya ngo ni Yesu, ngo uriya ngo ni Muhammad, ngo uriya ngo ni Musa, ngo uriya ngo ni Abrahamu, babesha kandi ari abantu b'abakinnyi ba filime bafata bakishiraho ubwanwa bakishiraho iki bakambara imyenda imeze ukuntu ngo uyu ngo ni runaka. Ugasanga umuntu bamwishe mu mutwe uri kumubwira ngo iyi ni intumwa runaka kandi ubeshya. Ibi byose rero n'ibindi ntashaka kwinjiramo bigaragaza ko amashusho cyangwa se amafoto ari ikibazo gikomeye cyane. Ubwo cyo nshaka kuvuga rero, iyo bamenye bagaruka cyane kuri aya mahadisi y'amashusho ni haramu, amafoto ni haramu, uzasanga abantu babona ko ntabwo byose bitwaye iki. Ariko iyo wibutse yuko shirki ya mbere yakozwe yatumye Allah subhanahu wa ta'ala yohereza intumwa ya mbere ije kuburira abantu ariyo Nuhu, bikitirirwa n'isura. Hari isura muri Qur'an yitwa surati Nuh, isura yitiriwe Noah, ku kibazo cyari cyabaye cy'amashusho, aho abantu bagiye bakabaza abantu bari barapfuye bakabakorera ibibumbano, binjira mu mashusho bakabakorera ibibumbano, barangiza bagatangira kubasenga. Nuhu araza arababwira ati nyaboneka mureke bino bintu, mureke gusenga bino bintu. Baranga baravuga ati waqalu la tadharunna alihatakum wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra waqad adallu kathira
wala tazidi adh-dhalimina illa dalala. Ukamanuka kugeza igihe sura yarangiriye, ni surati Nuhu. Yose uyisomye ariko iragaruka kuri biriya. Noneho uyu murongo ukaba uri wa 23 na 24, aho Nuhu yaje gukora dawa, akabwira abantu nyaboneka mureke gusenga bano bantu. N'abantu bari abantu beza, bakoraga ibikorwa byiza, banasengaga n'Imana, ariko bamaze gupfa urubyaro rwabo rubakorera biriya bibumbano. Rwo rubyaro ruza kuzapfa, haza abandi bantu abuzukuruza, baravuga bati ba data nta kindi cyatumye bakorera bano bantu ibi bibumbano usibye ko bagira ngo tubasenge. Batangira kubasenga gutyo, shiriki biratangiye paka Allah subhanahu wa ta'ala yohereza Nuhu. Harimo uyu witwaga Wadda na Suwa'a na Yaghutha na Ya'uqa na Nasra, bari abantu batanu. Abantu batangira kuyoba, shiriki ziraduka kubera kino kintu. Ubwo rero iyo abantu bavuga ibintu by'amashusho cyangwa se by'amafoto, abantu bajya babanza kwibaza niye mpamvu ituma abantu banga amashusho, nikiba batinye ko izi shiriki hari ingo zikirimo. Abantu bona barafashe ifoto y'umubyeyi wabo runaka bakayigira igitangaza, abinjiye ko bose mu nzu bakabanza bajya kwireba, bakabanza hari n'abahita barira, hari n'abakora iki, ugasanga abari ibintu byo kwitondera. Niyo mpamvu rero muri Islamu ntabwo ikintu akenshi kigirwa haramu cyangwa se halali usibye ko haba hari impamvu. Twumvikane niye mpamvu ituma adhabu, ibihano ku bafotora cyangwa se bakora amashusho byarabaye ibihano bikomeye cyane. Niye mpamvu iyo ubimenye, niyo mpamvu n'ibyanditse ubiha agaciro. Hadisi rero twazisomye zigaragaza ibibazo by'amashusho, yuko n'abantu bafite ibihano kujyanye n'amashusho. Icyo ngira ngo rero nkubwire mushiki wanjye n'abandi bibajije ku kintu cy'amashusho kugira ngo tubisobanukirwe neza, abamenyi bashingiye kuri iki ngiki twavuze cyatumye amashusho y'aba haramu, bakanashingira kuri izi hadisi. Abamenyi cyane cyane ndagaruka ku bamenyi bangaha vuba n'abandi muri rusange bigabanyijemo ibice bibiri. Hari abantu barimo nka Imam Albani rahmatullahi alayhi, no kuzindi mvugo na Imam Ibn Baz rahmatullahi alayhi, n'abandi bamenyi twenda tugarukaho, bavuga bati ebana izi hadithi zerekanye ko abantu aba bafotora bafite ibihano, zerekanye yuko abamarayika batinjira mu nzu zirimo amashusho, bashize amashusho muri rusange. Ubwo amashusho yarimo ibice, manzu bimenye. Angaha turakigarukamo kwa Ibn Uthaymin, umumenyi Ibn Uthaymin, we utayibona kimwe nkabo, ariko amashusho yarimo ibice. Ibice birimo amashusho. Igice cya mbere hari amashusho y'ibibumbano, ibintu babumbye mu gitaka, mu bumba, mu shwagara, bakakibumba mu mishongi y'ibyuma, mu mishongi ya plastike, bakakibumba bakagishyira hariya. Twumvikane, bakakibumba. Tuvuga amashusho, ibice by'amashusho kugira ngo bisobanukirwe. Aya mashusho abamenyi bose ba ahlu sunna wal jamaa, hatavuyemo n'umwe, bemeranyijwe yuko aya mashusho ni haramu. Amashusho y'ibibumbano, ikibumba bakora, uburyo bwari bwose bagikuramo, n'amashusho yari haramu na yahe, n'amashusho y'ibifite roho. Urako twabonye mu mahadithi, hari hadithi intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze ngo Allah azabwira bari abantu bakoze aya mashusho ngo bashire muri ayo mashusho roho, ntibazabishobora, bazajya bahanirwa buri shusho bakoze cyangwa se bafotoye. Ubwo rero tumaze kubonamo iki kintu kivuga ibya roho, twahise twungukamo yuko amashusho yari haramu yabujijwe ari amashusho y'ifite roho, kuvuga ngo umuntu, ibikoko, ibisimba, ikintu gifite roho, kitari ikintu tuzi kidafite roho nk'ibiti,
indabyo ntabwo tuzi ko zifite roho, ibyo ngibyo ntabwo tubizi ko bifite roho, ariko abantu n'ibikoko wenda n'amajini n'abamarayika Allah subhanahu wa ta'ala tugiye ko bifite roho. Ubwo rero wabishushanya akavuga ngo kino ni ikintu runaka, uwo nguwo niwe ufite ikibazo. Aya mashusho y'ibibumbano yose ntabwo bamenyi bagizeho ikhtilaf, abamenyi bayameranyijeho yuko ari haram y'ibibumbano. Haza ku mashusho noneho ya kabiri, ubwoko bwa kabiri nasanze mu bitabo amashusho arimo nk'amoko ane, tuvuga iby'amashusho birimo amoko ane. Ubwoko bwa mbere ni amashusho y'ibibumbano, ubwoko bwa kabiri ni amashusho yo gushushanya n'ikaramu, yo gucora, gufata ikaramu ugakoresha wino ugacora uko umuntu ameze, ukamucora ugashyiramo irangi cyangwa se ugashyiramo amakureri n'iki, gucora ikintu nyine ukoresheje ukuboko. Abamenyi nabo hafi ya bose, usibye bakeye, hafi ya bose nabo bemeranyije yuko nayo ni haram. Maze kuba babiri, haje amafoto ya gatatu, y'ubwoko bwa gatatu, ariyo mafoto yo gukoresha umurabyo cyangwa se kamera, ugakubita ikintu kigakubita umurabyo w'izuba cyangwa se ukundi wabyita, hakaza kiriya kintu bashakaga. Ubwoko bwa gatatu nibwo bamenyi bagirimo ikhtilaf. Imam Albani na Ibn Baz bari kumwe, hakaza no Imam Muhammad ibn Saleh al-Uthaymin, we utemera, utabona ko aya mafoto ya za apareyi yuko ari haram cyangwa se yuko afite icyo atwaye. Baravuga ati aya mafoto ntacyo afite icyo atwaye, nta kibazo, umuntu biramutse bitari ibyo bikenewe, ukumva aravuga ati biramutse bikenewe yayakoresha, nubwo se nawe atemera yari amafoto bita amafoto ya tadhkiri, amafoto ngo y'urwibutso, ngo runaka yarapfuye ngo tumwibuke, kuko nawe ahita bisubiza direct, hanze ukabonye abantu bagomba kwitondera. Ibn Uthaymin nawe ntabwo yemera yari amafoto ngo yo kubika, ngo maribumu umuntu apfe ngo bamufotore, ngo bakore iki, ngo bajye bamureba, kuko bari abantu baribagiwe batangira gusenga bari abantu. Ariko bakavuga ati bibaye ngombwa, ntabwo abibonamo ikibazo, kubera ko hari ibyo yagiye atanga. Bari abambere bavuze yuko n'aya mafoto ya fotografi yuko nayo ari haramu, bagiye bifashisha ziriya nyandiko. Baravuga ngo intumwa y'Imana yaravuze iti kullu musawwirin finnar. Baravuga ati buri wese ufotora, buri wese uzana ishusho y'ikintu, buri wese ukora ikintu mu shusho yacyo akongera akakizana bwa kabiri, ari mu muriro. Imam Albani aravuga ati hakoreshejwe lafdhul am, ni imvugo ya rusange, tutitaye ku moko arimo. Aravuga ati rero ni ibintu Imana ivuze ngo kullu, ntabwo umuntu afite uburenganzira bwo kuza akavuga ati ariko hari yanga ntarimo, cyane cyane iyo yiswe ishusho, iyo yiswe ifoto, bo bagiye muri iyi njyana. Ariko Ibn Uthaymin arasobanura avuga ati hoya, njye ntabwo ari gutyo mbibona, uyu nguyu ntabwo abazanye ishusho. Urumva ko Ibn Uthaymin yasobanuye, yaravuze ngo uyu nguyu we ntabwo aba azanye ishusho nshya cyangwa se ngakore kopi yindi, ahubwo ni ya yindi azanye akagira hayishira, akayishira kuri kamera, akayishira kuri papuro, ko ni ya yindi, kandi uburyo imeze niko imeze, nta kintu gishya azanye. Babigereranya nko kujya kwireba mu kirori. Aba bantu bamenyi bahise babigereranya nko kuba umuntu yashira ikirori hariya akakirebamo akabona ishusho ye. Baravuga ati rero ntabwo ibi ngibi twe tubijyana muri iriya ziriya kategori ebyiri za mbere. Aba ngaba n'abataragize ikibazo ku ifoto ya fotografiya ya apareyi. Baravuga ati hoya, wa wundi Imana yaremye ni wazanye, nta kindi yakoze. Yaza gukoresha intoki cyangwa ikibumba, nubwo twari kuvuga ngo akoze ikindi kintu kitari cya kindi cya Mwenyezi Mungu yakoze iki yaremye. Basi bajyamo ikhtilaf, ndakeka gutandukana kwabo wahise wumva aho gutandukaniye.
amafoto nakubwiye ko nge nyabara mu buryo bune nshingiye ku byo nagiye ndi gusoma. Hari amafoto y'ibibumbano abamenyi bemeje ko ari haramu, hari amafoto yo gushushanyisha ukoresheje intoki bemeje ko ari haramu, abamenyi amafoto ubwoko bwa gatatu yapareye hagiyemo ikhtilafu, bamwe bakavuga yuko nayo ni haramu, abandi bakavuga yuko yo yemewe. Hari n'amafoto y'ubwoko bwa kane mubona amafoto ya dharura bitewe naho tugeze. Tuvuge nk'amafoto bari ku mafaranga, ifoto bajya kuzana kugira ngo bigishe umuntu, aya ngaya abamenyi barayoroheje bavuga ati ayo ngayo yo ntaho umuntu yakora iki yayacikira. Tugarutse ku kibazo cyawe rero dada yangu, nyuma yo kungusobanurira biriya bintu, hari ikibazo abantu bagira ati kubera iki wafata umurongo umwe waguma hamwe. Banza usobanurira umuntu, noneho nawe bishingiye ku byanditse n'ibyasobanuwe, bishingiye no ku busobanuro, agire icyo nawe yaho uburemere. Njyewe ndabanza gutanga inama nanjye. Inama natanga nuko nanjye nemeranya n'abavuga yuko amashusho y'ibibumbano ari haramu. Aho ngaho umusima agomba kuyirinda pe. Ibibumbano ubwo mvuga harajyamo ibyakoreshwa mu gitaka, mu bumba, mu mushonge, yewe n'ibyo abantu baboha nabyo bishobora kwinjiramo. Niba bwose hari indi masala nayo y'ibipupe, ese byo bimeze bite, cyane cyane ibipupe by'abana bakinisha n'iki. Aha naho n'izindi ilmu ariko ntari nateguyeho cyane. Icyo mvuga rero, ifoto y'ikibumbano iyo ari yo yose umuyisilamu agomba kuyirinda, ko yaba mu rugo rwe, cyane cyane ikibumbano kibumbye gifite roho, umuntu aba agomba gukora iki? Kuyirinda, kubera ko ishobora gutuma abamarayika batinjira mu rugo rwe. Ifoto yo gushushanya nayo nuko umusaba agomba kuyirinda. Ifoto bacoye kuyishira mu rugo rwe agomba kuyirinda. Noneho hakaza izi foto zo mu mapareye. Izi foto zo mu mapareye nagusobanuye ikhtilafu z'abamenyi barimo. Gusa icyo nge mvuga, ubwo nawe wakurikira icyakorohera, ariko nkavuga umuntu waba ufite televiziyo iwe mu rugo, hakaba hari ibada yaba agiye gukora, byakabaye byiza agiye ayizimya, kuko usanga bigayitse. Aho usanga umuntu acanye televiziyo hano, undi ari gusarira hariya, ntabwo mbona ko byaba bishimishije. Rimwe na rimwe n'amashusho yagiye guhita ari amashusho y'ibintu bitajyanyanye na kwa kubaho kw'abamarayika. Tuvuge hari igihe abantu bacana amateleviziyo yabo, ugasanga abantu bari kubangikanya Imana ku biri kurebwa muri televiziyo, n'undi hariya ari gukora iki? Ari ngo gusara, cyangwa se amafoto y'inyamaswa n'ibindi ubona bigayitse umuntu ari gusara. Nkavuga nti rero, muri rwa rwego, wumve neza, muri rwa rwego bigushokeye ko kugira ngo utunganye ibintu byawe byere kugira imbere y'Imana bifite mutubazo, bigukundiye, wajya nabyo ubyirinda mu gihe uri mu rugo. Wenda haba habonetse haja, impamvu yihutirwa ituma ukurikirana wenda amakuru, ituma ukurikirana ibyo ushaka kureba, aho kugira ujye gutira ngo munyereke cyangwa iki, cyangwa se byagukundira nyine ugakoresha na telefone byagukundiye. Ahangaha njyewe nanjye ntabwo nagora umuntu. Aramutse agize impamvu yatuma televiziyo hari ibyo ashaka gukurikirana byihutirwa, bimufitiye akamaro, bifitiye akamaro, ashaka kureba bitari bya haramu, ntabwo namugora. Ariko uwo byakundira kuba kiriya kintu kitakunda cyane kugaragara mu rwego rwo kugira abamarayika wenda bisukiranyiwe, byamukundiye ageze kuri urwo rwego rwa imani, nawe njye namushima. Nubwo bwose hari indi masala noneho muri soloka y'ibijyanye noneho na za televiziyo kuba mu rugo n'iki,
ku bijyanye n'imirerere y'abana no kwangiza ingo cyangwa se kuzitunganya. Ibyo ni irindi somo, uruhare rwa televiziyo mu kwangiza ingo cyangwa kuzitunganya, bitari muri iyi gahunda y'imyemerere, kuko wawajije ikibazo mu buryo bw'imyemerere. Nari ngerageje rero kugusobanurira imvugo zose z'abamenyi n'inama nanjye natanga ni iyihe. Ubwo niba byasobanutse alhamdulillah, kandi niba bitasobanutse ubwo inshallah wazegera n'abandi nabo bakagumya wenda bakongera ku byo navuze, ariko nagerageje gusobanura ku kijyanye n'ibi ngibi by'amafoto. Nanakubwira abamenyi uburyo bagiye babisubiramo, nanakubwira amoko y'amafoto uko ari ane na hukumu zayo. ubwo rero Allah atworohereze kandi atwishimire. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.